Yakam, nitwa Benimana, nkaba ndi umukozi w'ikuzimu, watsindiye 100,000 dutanga y'umwaka utangiye. Twayashyira kuri ino nimero yawe? Yego, ndi umukozi w'ikuzimu. Yego, ndi umukozi w'ikuzimu. Yakam, turashaka kuguha amafaranga tukagukiza ku buryo ubuzima bwawe buhinduka. Ndi kumwe na Satani, muguye muvugane. Yakam, narimbwe Satani ngagushyiriraho amafaranga yawe, aravuga ngo arashaka kuvugana nawe, akagira n'ibitambo akwaka kugira ngo aguhereze inote y'100,000, unamubwire n'amazina yawe n'ay'ababyeyi. Alo? Bakagira ibitambo manyaka. Yakam. Ariko namubwiraga ngo ngwereze Satani muvugane, ngo oya nguye ngo mwihorere. Ngo Satani ugende ujye gukora subscribe ku Impano Online TV. Ubu tuvugana twanasohoye video ya mbere, ujye kuyireba, wandikamo kuri YouTube Impano Online TV, ubundi ukore subscribe cyangwa sabone, tujye tubahereza video yose twakoranye na Yaka ntago twayaprodinze hano kuri TikTok. Ubu tuvugana yamaje kugera kuri channel yitwa Impano Online TV. Nyaruka yose uyumvireho kuko hari ibintu Yaka yasize ndumirwa tutazizana kuri TikTok. Ikindi, abantu bafite impano mu mpamagara cyangwa mu nyandikira, ni ukuri ko Imana iyo unyandikiye kuri WhatsApp ntunyibwire ukabona ntago njyewe ngufashije, uhita ugendana n'umutima mubi kandi ubuzize discipline pe. Ahantu hose ikinyabupfura kirakonta mw'abantu mwe, ni ukuri ko Imana kwivuga ni byiza ku muntu utakuzi. Ndi kukubwira oya, ni ukuvuga ngo Yaka, Satani yagushakaga ngo muvugane, umubwire n'amazina yawe muguhe. Ariko mwana oya. Banyarwandakazi, byagoranye ino telefone nakoresheje mu guhamagara Yaka yantengushye cyane, tumye mutarya show neza cyane. Hari ibintu Yaka yagendaga ari kuvuga byinshi cyane. Ariko namubwiraga ngo ngwereze Satani muvugane, ngo oya nguye ngo mwihorere. Ngo Satani mbabarira, ndakwigize cyane. Ugende ujye gukora subscribe ku Impano Online TV. Ubu tuvugana twanasohoye video ya mbere, ujye kuyireba, wandikamo kuri YouTube Impano Online TV, ubundi ukore subscribe cyangwa sabone, tujye tubahereza